Nake wewe jependa itopende wewe yepe kukuvupura urakipira nukupuri wewe barakuropeze nya inzira patsi na kipinu biteze kugeraho ikizipimura hapa mama fra pangu bupuni muvupure jepende wewe muri Tanzania pia ari piko jepe nje ba muri Canada. Iyo nzakumenya kwa yasaruhura indushyi sinari kuruha banaramutakambye kandi iyo nzakumenya kwa yasahumura impumyi simba narayobye nari kumukurikira kandi iyo nzakumenya kwa yasatanga urubyaro simba nyiri kuraguza ahubwo mba ndikuraga kandi iyo nzakumenya umusedeka ita amukuzani akoringa ramu ya ninja yiwe ntubati n'umuvuza ariko navuga ikinyarwanda ariko ndagusemurira ramu yaje nyine avuga ubwo urumva yese amutuma none batangiye gukora gahunda y'ubupfumu nyine ntubati uragenda ucakira igikeri no byakiri binini bya nyamabondo harakizana gishyira mu gicumu akinyuma baby samuzumujama nukupuri samuzumujama baby daguhidumburi dukumbuza abatari dumbura nanjye ndavuza imisomyo nibirimba ndamena mawota nukupuri ndavomisimo nukupuri ndavomisimo baby ikizere cyarahindutse sineze guhinduka sipi diplome yanjye nisuka impano mfite nuguhinga nkageze iyo saa sita niyo mpamvu nkunda kinyuma. Hari story wabaranditse wenda umuntu producer ashobora kugura ukavuga ati yayikunda irimo ubwenge irimo content umuntu yagura. Ramu yarajyazana imbwa ayihereza Cedric nende ni wa mu marine nyine wamubwiye tuzaza tubana. Yes. Imbwa yizanye aravuga ati noneho rero wowe uzigira umupfumu ariko impamvu nishyize mwiyo nuko ngerwa ururimi rwanjye ariho ngenda ndibuze ndumuvuzi aravuga umukire bamwitaga Jerome afite umwana bita Trésor Gloire na Bonheur bose yabashyizeho n'umugore ati mwigewe ndi umukire mugenzi wanyu nshaka nukubarimbura nkabica timwe simba shaka kabisa mbahaye iminsi mike umukire ubwo buramwisha umutipa ati hubwo jewe iki kintu nkozeho nanjye kirankoraho tikukura bona wowe nugihari kabisa kuko urabona n'umuntu wakuroze iyi mbwa afite impamvu yayitayemo none nyikozeho boss bigeze ati mukire ati none ngiye mbigenze ne ni ntanye ko narinzi kari ibintu wenda bajugunye impano by'imyanda narinzi birimo ni umutipa atari ko rero ibi biroroshye ngiye mfite umuntu uba hanze w'umuvuzi gakondo garukirizaho story ndumva igize ukuntu iba interesting ndumva ifite ukuntu iba interesse iyi story ndumva ifite ukuntu isa nk'iryoshye nagira ngo noneho tubwire muri makeya irangira iti ukuntu irangira cyangwa bazavuga ati urabona icyumweru kimwe rwose nanjye nibyo mbona nibyo imiti yanjye iri kumbwira ni miliyoni 100 niba atari ibyo ubwo nuko umukira ati amafaranga nagavuze ngewe ikizima no kumvurira abana n'umugore nanjye nkabaho ubundi icyo uzashaka cyose tuzakibanaho tuzagisanya umutipe rajya afata igikeri agishyira mwaho araza ashyira ku meza bose bari kumwe aravuga ati wamukirewe mwese mushyire ibiganza kwa kakana umva karaga cuma bashyizeho utuntu tw'udutambaro nyine bakamoderinze fresh baravuga ati n'ikinyeganyeza noneho babara gatatu bakuraho baravuga ati n'ikinyeganyeza murakira n'ikitinyeganyeza murapfa umva nanjye ndiyo mu cyaro mu ntara ntabwo nari nzi ko ahantu nk'aha habaho nawe umuntu nkurikiye yumva ahantu umereye sibyo nyuma y'aha nzagera n'ahandi yenda ariko ndagira ngo basi mbabwire ngo aha hantu ndi nawe uko bari kumbona nawe rwose nabakangurira nabo kuza bagakoresha amafoto meza cyane ya utuvideo buri kimwe cyose bitewe na talent yifite nawe cyari cyashaka kugeraho yakugana nawe ukamugira inama ukamufasha nkuko nawe nabonye ubikora mu bikora ruzungu mu bikora neza. Turabashuje inshuti bakunzi b'amashusho TV ni Prosper Munyaneza nk'ibisanzwe ni wa mwanya tubagezaho abanyempano batandukanye ubu turi kumwe n'umusore rero umutumirwa ngira ngo ntago murimo muramubona yimaskinga murimo muri bazanika kajwi ni Fine Boy ninze muri makeya murimo mufite amatsiko ndabizi ko mufite amatsiko menshi cyane
musore hani ku Mashusho TV. Ndakwibutsa ko turi muri studio y'Amashusho TV, studio ikora video production, cyane cyane ifite na room ya photo shoot, icyumba dukoreramo amafoto meza cyane ya shoot. Umuntu ufite anniversary, umuntu ufite kwizihiza umunsi wawe mukuru uwo ari wo wose, ukeneye amafoto meza cyane, ni karibu muri Prosper Picture Studio. Ni hano Igikondo Mereze ya kabiri. Turi kumwe rero n'umusore watangira wibwira abakurikiye Amashusho TV. Okay, wikurunama nta kibazo. Amazina yanjye banyita Tohudu Truade Branca Roma Bush. Ngo iki? Tohudu Truade Branca Roma Bush. Bishatse kuvuga iki? Okay, Tohudu yose yasobanure uko cyangwa bantu twibwire ubisobanure rimwe na rimwe. Ndabisobanura nare bakagana bakarangiye nare. Ndi umuhanzi, nkora comedy, nyina comedy, nandika filime, nakoze n'ururimi rwita Ikinyarwanda n'ikinyarwanda ariko kivanze n'ikinyarwanda ndagihindura. Ikinyarwanda? Barwita ni ururimi bita Ikinyarwanda. Mbasha gukinamo filime, kuririmbamo, so ndarenze kandi. Kuteye ubwoba. Ikinyarwanda? Ikinyarwanda. Ubu wakinyigisha aranye nkakivuga. Yewana kabisa. Manzi nyibutsa amazina yawe tutarajya kure unadusobanurireho gakeya. Turaje tugaruke ku Kinyarwanda. Okay, banyita Tohudu Truade Branca Roma Bush. Tohudu Truade Branca Roma Bush. Roma Bush. Tohudu Truade Branca Roma Bush. Tohudu Truade Branca Roma Bush. Turakwakiriye muri studio z'Amashusho TV. Tutarajya kure nagira ngo utubwire gake urwo rurimi wakoze, ukinamo comedy, uri umuhanzi n'ibintu byinshi bitandukanye. Nagira aho tugende kamwe ku kandi bamenye ati ni gute ururimi umuntu ashobora guhimba ururimi. Birashoboka cyane kuko cyangwa ni igifefeko. Okay, wenda nduvuzemo nushaka mbwe turuganiremo uvuga Ikinyarwanda nduvuge ruvuge unadusobanurire wenda unarutwigisha abakurikiye Amashusho TV. Okay, nshaka kurwigisha rero. Yes. Nugufata buri jambo wavuga. Urabanza urunyigishe. Nono tubanze kuruganiramo niba ndi buhite mbifata simbi. Okay, reka ndusobanure. Yes. Ni Ikinyarwanda nashyizemo pa. Ikinyarwanda washyizemo pa. Ni pa yonyine nashyizemo. Icyo mvuze cyose nko nakubwira ngo ngiye nawe ngwino tugende. Akubwira ngo ngiye pewe na pawe ngo ipino tugiye pende. Tugende pete. Ngiye pewe na pawe ngo ipino tugiye pende. Ngiye nawe ngwino tugende. Nuko kuri ngiye pewe ndagukunda cyane. Nuko kuri ngiye ndagukunda cyane. Cyapane. Cyane cyapane. Nuko kuri ndagukunda cyapane. So ndagukunda cyapane. Cyapane. Cyane ndagukunda cyane. Wavugamo ibintu byose? Buri kintu cyose we nushaka mbwe tuganire, buri kintu cyose ngenda kivuga. Ntari. Okay, wowe none tugiye kuganira utubwira mu rurimi rwawe. Ntari bikabisa ndiroje. Igipanda ajya ngo ni Ikinyarwanda. Ni Ikinyarwanda. Okay. Witwa nde mu Kinyarwanda? My name is Rema. Mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda. Banyipita Erapam. Rapam. Rema bihinduka Rapam. Ntabwo babona uko Rema na Pairim. Wetu nyine ngiye mfite nyizi ndavuga Rapam. Asante. Rapama. Watubwiye ko uri umuhanzi, hari indirimbo waba ufite. Sinshaka ko dutinda, shaka ikiganiro kiba gito ariko kirimo content. Okay, indirimbo ntabwo ndajya muri studio ngo nkore indirimbo ariko ingoma narazanditse nyinshi cyane. Wanditse ingoma nyinshi cyane kabisa. Mfite ingoma, mfite imirongo, mfite ijwi no kuririmba, mfite ijwi indirimbo amajwi abiri. Watubwiye tunyuremo gakeya. Ugiye kuma kapera bari bagiye kukubita kapera bukwirireho. Okay, ngenda rapa buranga naririmba rero. Yes. Ubwo niba nari byose nabikora. That's great, man. Just do it. Come on. Yo. Okay.
Okay, beshi bituma koko nituzi urugomo abagore dufite nago tubatera urugomo juno impamvu zituma nubwo amahirwe aro kuba abarapere no kuba tudatanga ruswa intambara turwana nabwo ari twe tuzishoza nitwa nduzinjyana nubwo ari twe bwatuyoza urugamba rw'iterambere turiho ni soroja aho kugura inzira ngwanye twe tugura buto ishyamba tu karigenda mujutie tu nka Yezu tuva amaraso avaze nibyo ya ugafasha aravuga ati hallelujah Europe ni yapfuye nubwo beshi bayibika bifuza ko yava kuri map ya muzika akabinaho kajya barihubire busaniga we niga wow nta kintu numvishemo sinzi ngo akabinaho kajya barihubire busaniga baruhira ubusa iyo ni ingoma ya Riderman ni ingoma ya Riderman ni ya Riderman cyane yawe ni ya Riderman cyitwa ngo iki indirimbo bayita ntabwo gusa nyine izina ryayo ndagibagiwe nicyo gitero uzi nako gafista karemo neko karemo kabisa ngaho mbwira n'akandi kawe numva biryoshye okay akanje se what are you doing now now morning my dear happy Sabbath day day what are you doing now now morning my dear happy Sabbath day day akinyuma iyi banana iryoshye akinyuma ugishinga ishingi uyitubana urufuro washinga ivi ukabona umwikamire akinyuma baby samuzumujama nukupuri samuzumujama baby daguhidumburi dukumbuza abatari dumbura nanjye ndavuza imisomyo nibirimba ndamena mawota nukupuri ndavomisimo nukupuri ndavomisimo baby ikizere cyarahindutse sineze guhinduka sipi diplome yanjye nisuka impano mfite nuguhinga nkageze iyo saa sita niyo mpamvu nkunda kinyuma yo kono mvuririmba ibishego ngo nibyo biri hiti okay naga ari byo byonyine ndirimba ahubwo nuko kwiki gihe ibishego ziko twekurwano turi umurongo ivuga butumwa tudaya dukubitaho ibishego tumvuririmba igishego cyuzuye ahubwo nago ubwo zarushatse kuvuga iki ni igishego cyangwa ni message shego ni message urumva ngiye gusobanura iyo ndirimbo urumva ngo ibanana iryoshye nk'akenyuma ugishinga ishingi tubona urufuro washinga ivukabona umwikamira okay abantu benga mu cyaro hari ukuntu ushyamisha inge mu muvuro urufuro gataruza mu mutobe no washinga ivu iwenze umwikamire nyine tuvira fresh ubwo rancuritse nene urampapiye ntabwo mfiritse ahubwo nuko gusobanura ikintu bure yo uririmbye ikintu biba byiza no kubuzi kugisobanura ku buryo niyo mbajije umva kusoba akenyuma na ubwo n'ibindi utavuze nabyumvisha ntabwo ndinjije ababizi barisobanura none abatabizi nabo ngabo nge nasobanurira kabisa abatabizi ni bande abatabizi nuwambaza ikintu naririmbyemo namusobanurira ako kenyuma ako kanyarasobanuriye cyangwa urancuritse akenyuma urabona ako abanyamakuru mwabafashe nk'idage bose tubu nanjye ubonye ndi idage ntabwo gufata nk'idage ahubwo wowe uzi ibintu nabyumvishe byose mwana biriya bintu wagiye uririmba ikinyabupfura ubu sindi mwayumvisha ababyeyi hari ababyeyi buriya reka mubwire akinyuma nagakize akinyuma se muri uko kwenga reka nkakubwira akinyuma ntabwo wari warya irindazi urabona irindazi ribafite akantu k'inyuma karyoha se nk'irya imbere k'imbere karimo biryoha kimwe ahubwo benshi bikundira iry'imbere nyine yaje koko se n'ubugikeneye akimbere none se mukwenga n'akinyuma biba biturukira mukwenga n'akinyuma manu uzi ko giye kugusora muri iki kiganiro ubura wigize umuhatari reka musobanurira manu kupe yo kamera umutipe yazanye ibintu by'intuza mbese uba bro akinyuma iyo uri kwenga manu ujya ugira disipurine mu muziki wawe ukora ibintu byiza ni byiza uretse ibyo ni bibi byo ni byiza cyane kubera ko iyo ugiye kwenga uratonora umuneke ni uw'imbere k'inyuma baragata barakijugunya ariko n'akinyuma njye naririmbye uretse wowe n'akinyuma naririmbye ntabwo ukora ku irindazi hari abantu bakunda ak'inyuma n'ak'imbere hari urya irindazi akarya ak'inyuma ak'imbere akakihorera hari n'urya ak'inyuma akakareka akirira ak'imbere ubwo ntabwo ari ibishego nta hantu bihuriye wowe wambwiye ko ubizi wowe urakura ibyo ukuramo nibyo tugumana urege abadasobanukirwa n'ubu nasobanurira
nibo wabeshye nyewe ntago wambeshye urakoze cyane rero nagira utubwire kuri comedy hari ikintu uvuga cyago hari talent hari ibintu bwumva mu byo gusetsa ku byo wasetsa abantu nzakujyane muri jenzi ndagaswengiye hari akantu wakora ko ndi busharinge Melissa akavuga ati wow umupeti mu munzanire noneho ahubwo reka babwire muri comedy ngende umukomedi nandika filime ewa ndasetsa kabisa nagusetsa nabi okay try your best and see try ngaho dusekereze hano dufite public y'abantu basaga 2500 bakurikiye amashusho TV noneho igaragaze nk'umuntu w'umurore model ushaka kugera ikirenge mu cya the king rapper ikibazo ubizukuri nari neza nakantu ndimo ndinywera ushaka ngenda umuzinzi barabizi abantu bose Rusine uramuzi Rusine ze basi duko esperance Rusine bura ni garafure ngende petit frère wa Rusine bura niba utanabizi ndagazwera mama ni petit frère mvira ibintu sinema bura mubwire kamubwire ibyo bintu by'ibitutsi hano wapi rwose ujye mu murongo w'ibintu byiza sivyo nigisha ibintu byiza hari abantu guseka rero hari umuntu abona umuntu mubi akamuseka yabona ikintu kiza agaseka hari abasetswa n'ibibi n'abasetswa n'ibyiza njyewe rero tubwire nk'ikintu wumvishe kikagusetsa mu buzima bwawe ikintu njyewe nabonye nanyuzemo kiganza wateye abantu ikagusetsa ikabasetsa cyane njyewe ikintu cyancekeje mu buzima nibuka n'isaha nkavuye ni ramu ewana nanyuze mu bihe nigeze gukundana n'umubebi kera niga mu ntara umukobwa turahura ariko nari umupetito bro umukobwa ndamubwira nise sheri kuko twarakundanaga ndamubwira ni sheri wa mari ati nguyu iki se mari urumva ni sitori nyine nanjye iyo nyibutse n'uwo mubebi yo tuvuganye bro ndangije arambwira ati ko njyewe nagize gute none ngozeho ndakibura kandi ndamubwiye se yarambwiye ati nk'iki ndavuga n'igitori ngozeho numva ntacyo afite bro nahise naha mbibwira papa ndabwira se papa kunatse norini akambwira ngo nyitore nta gitora nkumva ntacyo afite kubera iki ntajya ndamusobanura kuko nta kintu namuhishaga nawe umupeti arangije arambwira ati mva rero umubwire ntacyo agira yakubeshya ntuzongere no kuvugana nawe reka ako kantu niko nibuka nanjye nkaseka bro nkavuga ni umuntu yaranyemeje kabisa ariko icupa ryaranyuje se ubundi wangurira akantu nk'ingwara ndabikata ndabivamo ugerageze rogere wiyubahe rogere kuvuga ibintu nk'ibyo tugikomeje rero nagira ngo tubwire muri filime waba waranditse cyangwa se icyaguteye kugana inganzo ibintu bijyanye no gukina filime no kwandika filime niyihe filime iri ku mutima wawe ni uruhe rwego rwa sinema utekereza u Rwanda rwasesinga biturutse mu biganza byawe ikintu cya mbere cyatumye numva najya muri sinema ni uko nyikunda cyane mba numva umuntu wanzamura muri sinema najyamo mu muziki najyamo sinema ndayikunda cyane nyisiyeho umutima ikindi ni uko nakora ibintu byiza nyine abanyarwanda bashaka sinema nkashyiraho itafari ryanjye ryo kuvuga ngo ramu mu rurimi rwe rw'ikinyarwanda araje akoze sinema akoze filime akoze umuziki yewe ikintu mbura ni uwamfasha ubundi impano ndayifite kabisa mba nyumva amafureshi hari sitori wabaranditse wenda umuntu w'umu producer ashobora kugura ukavuga ati yayikunda irimo ubwenge irimo content umuntu yagura yakwishyura amafaranga ye watubwira sirahari narazandika urumva ngewe nagize impano kera ariko kubera nabaga mu ntara nta nkunga mbona nta hantu nabazamo kiranzi nibereye mu ntara gira kutubwira utagiye muri make utagiye mu bintu byinshi tukagurisha hano tuba dufite abantu benshi bakurikira amashusho TV ashobora kuhita avuga ati aka gastori ni keza ndakagura mu mperezo umwana iyo story nyitere inkunga tuyishutinge ni story nanditse yes kumwe n'abati no mutipe twabana twaje hano Kigali mu buzima buradukubita mutipe arambwa ati mva rero bro tugiye kureba ukuntu turya amafaranga nyine tubaho kuko
twihangira imirimo ndabese gute arambwira ati wowe ahantu uri nakoraga akazi ko mu rugo arambwira ati ahantu uri ubundi se ko gikora oya naga ariko ejo bundi uzaburenze humura uzi hari ikindi kiganiro wigeze ukora mu buzima bwawe oya nta kindi kiganiro nta televiziyo wigeze ujya atari abashusho TV oya nta yindi daje kabisa n'iyingiyi wa gerageza rero ujye umenya amagambo ukoresha noneho tubwire story yawe noneho umutipe arambwira ati noneho wowe uraza tubane mwereke ukuntu tubona amafaranga turya ibiceri uve mu kazi se mve mwako kazi nyene mbane nawe ariko yari ibandiye yo mu muhanda yo ku muhanda ndetafaya n'umuntu ndebyemera ndagenda umutipe arambwira ati noneho sasa agakino tugiye gukina biravamo ahantu nzagutuma hose uzajyayo ni ntarebe nzajyayo aratangira arambwira ati noneho sasa ugiye kugenda ushaka imbwa twabanye nk'icyumweru kimwe arambwira ati ugenda ushaka imbwa uyizane ubundi izindi gahunda tuzikina imbwa naragenda ahantu nari nyinshi naga filime nanditse nyine mwabayemo ni filime nge nanditse kandi numvaga ari ibintu mwabayemo nyine ni story nyine mu buryo ndetse ubundi wanabibayemo ntabwo nabibaye wanditse se mu buzima wenda wanyuzemo nibura oya njye ni filime nanditse mu buryo abantu bo ku muhanda nyine bakubiswe bari mu ongera utangire umbwire iyo story ukuntu itangira iyo story itangira ngiye nkora akazi ko mu rugo wowe se cyangwa umukinnyi uwo yitwa ndo umukinnyi umukinnyi se n'umwana ukora akazi ko mu rugo ni umuntu ukora akazi ko mu rugo ariko aziranye n'undi muntu w'imanine ku muhanda wakubiswe n'ubuzima nyine mpamvu hari ukuntu turuka ibyaro uje gushaka akazi nta kigaro bizi umuntu ututse ibyabaje gushaka ubuyedi ubufundi se yarabyize bikagera aho bikanga noneho aho niyo ku gakino twa tugiye gukina mbese ni ugutanga iyo message y'uburyo umuntu agera i Kigali agakubitwa agashaka uburyo yabona ibiceri nanditse nyine ngira mu mirongo nyine mu bwo butumwa mvuga ni anyuma imbwa ndagenda ndayizana nyishyiraho ngaho ariko nazi ikintu akurikiye ntongere kutubwira kuri muri iyo story utubwire abo bantu Ramu yaragiye azana imbwa ayihereza Cedric Cedric ninde ni wa mu marine nyine wamubwiye tuzaze tubane imbwa yizanye aravuga ati noneho rero wowe uzigira umupfumu ariko impamvu nishyize mwiyo ni uko ngiye rwa rurimi rwanjye ariho ngenda ndibuze ndo muvuzi urumva Ramaraza ari umuvuzi aturutse muri Tanzania avuge rwa rurimi n'umuntu agiye byiza utubariye iyo story nkaho utarimo turabyumva ko ari wowe ariko asante bwana byumvise okay Ramu Ramaza nimbwa ayihereza Cedric aramubwira ati noneho rero sasa wowe ugiye kugenda iyi mbura yica sibyo nitumara kuyica nibigeza ninjoro ndakwereka umuti tuyikoresha ndamuganire Ramu aramubwira ati rero ngiye sinjya nica imbwa ahubwo wenda yizanye we yice unyereka ku kintu cyo gukina imbwa barayica barangije hari umukire babi baturanyaho umukire afite abana babiri n'umugore bafata ibaruwa barandika bagura ibarasho ubona tutubahasha ushyamo ibiciro ugiye gutwerera umuntu mu bukwe ntamuga ati ashyiramo yandika urwandika bati we kanaka uwo mukire nyine bahegeranya amuzi neza ashyiraho n'amazina ye ati ndi umukire mugenzi wawe wowe icyo nshaka ni ukukurimbura n'umuryango wawe ari nde wandika iyo baruwa ari Cedric yandika ya baruwa arumva Ramu we yagiye azana imbwa Ramu yandika ya baruwa Cedric yandika ya baruwa bashyira mu ibahasha bambika yambwa mu ijosi bayishyira mu ikarito aramuga ati noneho imbwa uragenda uhite nk'icyo gipangu mo imbere noneho tutegereze mu gitondo turabahasirisinka bari bukenera umuntu ukibasohorera bamukubite yayo kurya ariko Ramu we yaraza agakino bafasha agapapuro barandika bashyira mu ibahasha babona akabahasha nyine bashyiramo ubundi bashyiraho umugozi bayihambiriraho mu ijosi bashyira mu ikarito yambwa barafunga na scotch abayishe gusa nabo baragenda ninjoro bahindaga mu gipangu cyo umukire mu gitondo abyutse abarakibonye mu rupangu kubera ko babizi aba batipe ko aribo bagitayemo habiri mburi isirisinka nyine ku muhanda hafi yaho mukira asohotse agiye kureba mu karane cyangwa umuntu azagisohora mu kubita nka 2 cyangwa 1000 ababonye babatipe umutipe aramama ati papetingwe na haraza amuga ati iki kintu genda kijugunye usengo papeti yambwa ati arumva umukire akwituka ashaka amuga ati mva se bro
iki kintu ugenda ukireba hano ukijugunya ntiwamenya ibirimo ubundi ugenda ukijugunya uze abarabaturama ngani ndaguha 2 umutipe ati aragenda akora hambura ateka mbande ibi n'ibintu birimo arahambuye asangamo imbwa ariko urumva we niwe wari wabyanditse niwe wari ufitagagwa kintu ninde bamwita Cedric arangije abona yabaruha abati se boss tiko mbona handitseho hakuramo yabahashara asoma kagapapuro aravuga umukire bamwitaga Jerome afite umwana bita Trésor Gloire na Bonheur bose yabashyizeho n'umugore ati mwigewe ndi umukire mugenzi wanyu nshaka nukubarimbura nkabica timwe simba shaka kabisa mbahaye iminsi mike umukire ubwo buramwishe umutipe ati ahubwo jewe iki kintu nkozeho nanjye kirankoraho tikukura bona wowe nugihari kabisa kuko urabona ni umuntu wakuroze iyi mbwa afite impamvu yayitayemo none nyikozeho boss bigeze ati mukire ati none je mbigenze ne ni ntanye ko narinzi kari ibintu wenda bajugunye mu hano by'imyanda narinzi birimo ni umutipe atari ko rero ibi biroroshye je mfite umuntu uba hanze w'umuvuzi gakondo garukirizaho story ndumva igize ukuntu iba interesting ndumva ufite ukuntu iba interesse iyi story ndumva ufite ukuntu isa nk'iryoshye nagira ngo noneho tubwire muri makeya irangira iti ukuntu irangira cyangwa baba bashaka kugera ku reka nkomezeho gake wumve uburyo irangira nashaka ko bazayibona nashaka ko tubicisha haka barangira babatipe birangira urumva ramuwe abazi cya kirimo cy'ikingirwa panda kuko Cedric yamubwiye ati mfite umuntu wo hanze umuvunzi gakondo ibingi bareba haravura fresh umucyamubwiye ati amafaranga ashaka yose ndayamuharika mvure uwo Cedric ahita amukuzanira akoringa ramu ya ninja yiwe n'abati n'umuvuza ariko navuga ikinyarwanda ariko ndagusemurira ramu yaje nyine avuga ubwo urumva yese amutuma none batangiye gukora gahunda y'ubupfumu nyine n'abati uragenda ucakira igikeri byakiri binini bya nyamabondo harakizana gishyira mu gicuma baciye igicuma bashyiramo barapfuka fresh bamuce miliyoni 20 wa wundaje abati ibi ngibi niba urumva we yaramuhamagaye akamubwira ati nge kuko bakurikije bimwe byanditse ati nkuhaye icyumweru kimwe undi nawe azavuga ati urabona icyumweru kimwe rwose nanjye nibyo mbona nibyo imiti yanjye iri kumbwira ni miliyoni 100 niba atari ibyo ubwo nuko umukira ati amafaranga nagavuze ngewe ikizima no kumvurira abana n'umugore nanjye nkabaho ubundi icyo uzashaka cyose tuzakibanaho tuzagisanya umutipe yaragiye afata igikeri agishyira mwaho araza ashyira ku meza bose bari kumwe aravuga ati wamukirewe mwese mushyire ibiganza kwa kantu umva kari agacuma bashyizeho utuntu tw'udutambaro nyine bakamoderinze fresh baravuga ati n'ikinyeganyeza noneho babara 3 bakuraho aravuga ati n'ikinyeganyeza murakira n'ikitinyeganyeza murapfa hashije iminota nk'ibiri cyanye kiba kirashe muri kagacuma abati mwebwe murakize rero mama amafaranga abahungu bahise baryoho muri Kigali nibo bantu ba mbere bazi ko ari abavuzi kandi umukire babaye inshuti umukire nta kintu yabaye abasti nabonye umuvuzi noneho naho aba bantu tubashyigikire cyangwa n'ububandi tubarwanya abo bantu se ariko bajya babango biyangira umurimo kandi bajya babanga ibyo bapfubirwa n'abapfumu ubwo rero uwo ngo icyizara afite nuko yabayeho kuko mw'icyo gihe bamutesha bitewe n'ubwe we yari afite ibyo bashakaga byose nese ko yanagiye no kubashimira yagiye kubasura abaha imodoka rwose arabavuga ati mwankoreye umuti mwaramvuye fresh urumva umukirara ahazi ngo afite abantu bavura urumva nyine nagakino ni filime giye nanditse na ibyo naga history yabaye ye ni filime nanditse mu buryo amagambo make ukoresha uri kubavura noneho bari kugezaho ikibazo se nta kindi nkoresha imvugo yawe okay numve yuko wakomveka umuntu koko akayagutaka akumva ko afite ikibazo akumva ko kugura ururimi atagumva akumva ko ari ibintu byanyabyo ubwo urumva koko uba ufite akantu kadasanzwe noneho hariyo ndi kwandika noneho najya kuvura mfite umusaraba no kugenda wapoje penda itopende wewe yepe kukuvupura urakipira nukupuri wewe bakuropeze inzira patsi nta kipintu biteze kugeperaho
ikizipimo hapa mama frapa ngo bupuni nguvu purenge pendo muri Tanzania pia ari pikoje pewenge ba muri Canada so urumva ni ururimi ndabakanga mu buryo batumva ko nduwahe na hafi banze nyine nkabakanga bakumva ko nasanzwe bumva talent yaraza kugeza kubera Imana yakugeza noneho ako kantu numvishe kasa nkaho wenda kari positive kuko bagaruye uwo muntu ariko ndumva katari karimo karashyigikira uburara ubukangurambaga mu butekamutwe mu buteka urumva nge nawe ndi kwigisha ubuteka noneho niba hari ide yindi ufite iri positive nziza yubaka societe zirahari ariko ziranditse urumva nge nabuze ubu anzamura mbona ko ibintu by'umuziki cyangwa bya sinema mu muziki se ko numvishe nta kigenda ubise mu muziki nta kigenda ugira akazi ki noneho ndapira abantu ubwira abantu kagize kari ira ide numvishe ari nziza umuntu yanayikoraho anagutera umuntu agufasha tugashutinga ukuntu nuko naramenya iyo mbwangu ibiki byagenze ite aho hantu kumurira n'ibiki ariko numvishe it can help, it can work. Courage nagira noneho tubwire indirimbo injyana ufite iri positive nziza wakumvana na mama wawe njyana nakumvana na mama kuko arakijijwe ntamukora akarimbo ka gospel kuko nako gafite message tu ni umuntu wese w'umubyeyi yakumva arakufite ntari kabisa nateraho umurongo iyo nzakumenya ko Yesu aruhura indushyi sinari kuruha banaramudakambiye kandi iyo nzakumenya ko Yesu ahumura impumyi simba narayobye nari kumukurikira kandi iyo nzakumenya ko Yesu atanga urubyaro simba nyiri kuraguza ahubwo mba ndikuraga kandi iyo nzakumenya ko Yesu atanga urubyaro simba nyiri kuraguza ahubwo mba ndikuraga kandi iyo nzakumenya ko Yesu aruhura indushyi sinari kuruha banaramukurikira kandi iyo nzakumenya nakaririmbo wow nice ni keza indirimbo ni nziza ufite talent nziza cyane nagira ngo tugana ku musozo ugire ubutumwa uhereza abakurikiye amashusho TV ndetse n'abandi ba producer basanzwe batandukanye niba koko hari icyo baggage hari umuzigo cyangwa se hari talent wifitemo ku buryo uzagufata atazahomba kuri izi social media twibwirire wansubiramo nagira ngo duhereze ubutumwa ufitiye abakunzi abanyarwanda ku buryo n'umuproducer wagufata agiye kugukinisha filime atazahomba ubutumwa nababwira rero ni byinshi ibyo dufite ni byinshi cyane ariko icyambere cy'ingenzi wenda we yakumva yagenderaho rero yose umuntu yamanjye nta ikintu ko yabiri kose nge ndiyaminiya fresh icya kabiri gospel no kuririmba no kurapa aho hose ngwamo cya gatatu kubyina ndabyina nandika filime nandika n'ubukomedi nyine inkuru nyine biraho ibintu byose bijyanye na social media byaraga komedi gasekeje ugeze tubwira nagakubiseho kabisa ubwo rero nagira ngo tugana ku musozo gira ubutumwa uhereza abakurikiye amashusho TV n'uburyo bwo wabonye studio yacu ya Prosper Picture ku mafoto yacu meza ibiki byose bidasanzwe naho tunyuremo muri make nyine urumva nanjye ndiyo mu cyaro mu ntara ntabwo nari nzi ko ahantu nk'aha habaho nawe umuntu nkurikiye yumva ahantu umereye sibyo nyuma y'aha nzagera n'ahandi ariko ndagira ngo basi mbabwire ngo aha hantu ndi nawe uko bari kumbona nawe rwose nabakangurira nabo kuza bagakoresha amafoto meza cyane utuvidewo buri kimwe cyose bitewe na talent yifitemo nawe cyari cyashaka kugeraho yakugana nawe ukamugira inama ukamufasha nk'uko nawe nabonye ubikora mu bikora ruzungu mu bikora neza nimero yawe ni nimero yanjye nkoresha ni 0790 33 16 00 amazina ni Ramu ariko amazina ya showbiz nyine ni Tour de Blanca Roma Bush
okay urakoze cyane turagushimiye Ebana namwe ndabashimiye kabisa ubwo nizere ko nitugukenera tuzakubona Ebana mba ndi ready yaba muri filime yaba kubyina yaba buri kamwe kose yaba kuririmba hose ndimo kabisa karibu cyane ku Mashusho TV urisanga okay murakoze cyane so ikindi nyine ni ukujya kuri iyo YouTube bakareba ku Mashusho TV bakareba ibikorwa byanyu babizi hariho ibintu byinshi cyane bareba bakuramo ubumenyi nabo n'abafite impano ngabo nyine nanjye bandeye bareba ahantu ndi na Mashusho TV ndiho bro niba uzi kuririmba nawe bagana ni hano Gikondo kuri Mereza ya 2 banaguha namba ntibakoma muri kinamba se ahubwo bakaba bana namba zibazira hasi muri description ahubwo nawe uratubwira nimero yawe kugira ngo umugukeneye ushaka kugukenera wese abe yabasha kuguhamagara akakuvugisha akaba yagukorera yawe ni nimero yanjye nkoresha ni 0790 33 16 00 amazina ni Ramu ariko amazina ya showbiz nyine ni Tour de Blanca Roma Bush okay urakoze cyane turagushimiye Ebana namwe ndabashimiye kabisa ubwo nizere ko nitugukenera tuzakubona Ebana mba ndi ready yaba muri filime yaba kubyina yaba buri kamwe kose yaba kuririmba hose ndimo kabisa karibu cyane ku Mashusho TV urisanga okay murakoze cyane